ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imari nziza cyane ziri ahantu heza cyane kandi ku mafaranga meza cyane umunsi ku wundi. Twitwa Nzuri Business Group Limited. Icyo usaba ni kimwe gusa, nayo nkunga ikomeye tugusaba no gukora subscribe kuri iyi channel ukanda no kwazogera kugira ngo buri mari yose izajya kuri YouTube channel yacu ya Nzuri Market uzajye uyibona mu bambere gatanu kuri gatanu. Tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose utimukanwa. Mu gihe ushaka kugura umutungo ari wose utimukanwa, bizagiye bikorohera cyane gutekereza Nzuri Business Group Limited imbere, kuko tuba dufite imari nziza cyane ziri ahantu heza cyane kandi ku mafaranga make cyane. Si ibyo gusa kandi nawe ufite umutungo utimukanwa ushaka kugurisha, yaba inzu, ikibanza, amashyamba cyangwa se umutungo ari wose utimukanwa, nyine watugana tukagufasha gushaka abakiriya mu gihe gito cyawe cyane, ahantu hawe haba haguzwe. Dufite ni service ya property management, aho tugufasha kukumanagingira imitungo yawe. Niba ari inzu tukagushakira abakiriya bayituramo cyangwa bayikodeshamo, byose kandi tubikora nk'abanyamwuga. Twitwa Nzuri Business Group Limited. Kuri uyu munsi ngiye kugutembereza inzu nziza cyane ya etage iherereye Kibagabaga, ahantu heza cyane kuri kaburimbo. Ni inzu ifite ibyumba bitandatu, buri cyumba kandi gifite douche ndetse na toilette. Byumvikane ko ni inzu ifite ibyumba bitandatu, ifite na toilette na douche esheshatu, ikagira salo, saramanje, cuisine ndetse na stoke. Inzu kandi ifite internet, ikagira telefone, ikagira kamera, byose biri mu nzu ku buryo ukijyamo bitangira gukora ako kanya. Ifite jaride ndetse na parking binini cyane. Ni inzu ikiri nshyashya cyane kandi yubakishijwe ibikoresho bigezweho byose. Iri kuri kaburimbo neza. Igiciro cy'iyi nzu ya etage ni miliyoni 160, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri etage nziza cyane y'akataraboneka, wahamagara 0788 48 cyangwa uhamagara 0788 230 Sibyo gusa kandi ushobora no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube. Wandika Nzuri Market, Nzuri Market, ubundi ugatangira kutubona ukadukurikirana, ukora subscribe kuri YouTube, ukanakanda follow kuri izo mbuga nkoranyambaga zindi nakubwiye. Abariho indi mitungo myinshi itandukanye, bityo mu gihe wagira ushima nabwo katubwira, ukaba watwandikiraho hose, tukaba twavugana cyangwa se tukaba twakurangira umutungo mwiza cyane kandi ku mafaranga make cyane. Dufite naho dukorera ku Muhima, hafi inyubako yaho zikoreramo ya Mahaneza neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima, tubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shima House. Ngaho niho dukorera, niho dufite biro. Ushaka gusanga kuri biro niho wadusanga. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ugeze iwacu haba ari umwami. Komeza kugira ibihe byiza, ari nako ugana Nzuri Business Group Limited.